reka nibutse abantu, ntushobora gutera ubwoba umuntu wahuye n'ibigeragezo by'Uwiteka akabona ukuboko k'Uwiteka agakumenya. Ese kiriya gihe ubwo Uwiteka yiyerekaga uwo muntu wari urihe? Igihe uwo muntu yari afite ukwizera k'Uwiteka gusa ariko konyine kwari gusigaye, wari urihe? Ibyo rero ni ibintu ugenderaho kugira ngo ubone ko niba uri mu gakiza warabonye ijambo ry'Uwiteka urimo neza neza, ntawe ushobora kugutera ubwoba kuko wamenye ko ugukiza ari Uwiteka gusa, nta wundi muntu ushobora kuza ngo agukize. Reka mbabwire nti rero abantu bagera kuri 80% mureba izi video ntago muriyandikisha subscribe. Mbere yo kwinjiramo kandi like kugira ngo ubutumwa ntubwihererane bukwire n'abantu benshi kugira nabo bave mu mwijima baze mu rumuri. Urumuri rero nirwo ruzamurikira kugira ngo umenye ko ubwami bw'Uwiteka buri muri weho butari hanze yawe. Kandi like rero ubundi tuze turebe iby'ubwoba iby'ukuri iyo wamenye ijambo ry'Uwiteka uko ugomba kuba umeze. Ndizera neza warize ko ibyo wavanye mu busa uri hasi y'ubusa, abantu baguseka bakwena, byose byaguhaye amasomo kandi noneho nta kivurira nta namwe waguhungira wari ufite. Kiriya gihe rero ugomba kukibuka. Kandi ndizera neza ko wabonye ko abantu barambona bate, baramvuga bate. Ibyo bintu ntukeneye n'umuntu umwe wo kugira ngo ujye hejuru kubera ko ngo abantu bakwemeye, ngo abantu bagukunze. No, bagukunda umeze neza, ariko iyo umeze nabi uzabaririze uko bigenda. Akagambane bakugiriye, ibyo byose byakwigishije kumva ryajwi ry'Uwiteka. Ijwi ry'Uwiteka tubabwira iteka niryo ryonyine rishobora kubwira ngo jya hakora ibi cyangwa se ntubikore, ukaryumvira. Iyo utaryumvira rero nibwo uhura n'ibibazo ugatangira gutaka, abantu bakibaza ibintu bigenze gute. Nakubwira ngo cya cyizere kiri muri weho kubera ibyo bigeragezo byose wahuye nabyo kirenze kure ibyo abantu biyumvira, kuko umuntu ntabwo ashobora kuza ngo agushyire ahantu udashaka kuburi cyangwa utagomba kuburi kubera ibyumviro byabo. Kandi weho waramenye ko icyo cyizere byose ubivana ku Uwiteka kuko wabonye kagakiza. Ako gakiza rero niko ugomba kugendera iteka kugira ngo udasubira mu nzira z'ubuyobe. Ibyo byose rero nubikurikiza bizagufasha, bikurinde ibizazane n'ibintu byose, yaba imitego, yaba amashyari, yaba amatiki, ibintu byose abantu babapanga hirya no hino. Subiza amaso nimurebe kirya gihe iyo utumva ijwi ry'Uwiteka, iyo utumva ijambo ry'Uwiteka, wari kuba wararangiye kera, warabaye amateka. Ariko ntiwabaye amateka, ahubwo wahawe iteka n'Uwiteka. Ibyo bintu rero ugomba kubigerageza ukabisigasira, ukabyibuka umunsi ku munsi, ntuzabitatire, kuko utatiye Uwiteka waguhanze akuvana muri aya magorwa wari urimo, urabizi nawe uko bigenda, nta kundi urasenyuka. Kubera iki rero? Kubera kagakiza niko kagukijije ubwo Uwiteka yagufataga akakuvana mu busa, akakuzamura, akongera akakugira umuntu ukabaho. Nizere neza kubyibuka utabyibagiwe. Ntushobora kubyibagirwa, kuko iyo ubyibagiwe rero niyo ugiye kubyibagirwa, ugiye gutana uvuga ati kwa kuko Uwiteka nabonye nkakumenya, aho kwamvanye narakubonye, reka nkomeze ngumemo, ukagumamo ni kugumamo. Iyo utagumyemo rero ni ukuvuga ngo ushobora kujya ku nzira ya Satani, ariko warabimenye neza. Ntushobora kujya ku nzira ya Satani cyangwa se ngo bagushuke bakujyane mu nzira za Satani, kuko wamaze neza kumenya inzira y'agakiza, inzira y'urumuri, kuko udashobora kugurisha roho yawe. Ntushobora kugurisha roho yawe, niyo mpamvu udashobora kugura. Iyo wabimenye neza izo nzira zose bashaka kunyuzamo, bakujyana hirya no hino, bakugerageza, bakora ibiki n'ibyo byose, ngo bongere bakubite hasi, bongere ujye hasi, baseka, ariko no, ntabyo bazabona, kubera ko wamaze kumenya neza ko udashobora kugurisha roho yawe. Ibyo byose urabizi neza. Niyo mpamvu rero uwo muriro uri muri weho imbere, bwami bw'Uwiteka bukurimo imbere, nibyo wamenye. Ibyo byose warabimenye, wasobanukiwe ko urumuri, roho yawe idashobora kugurishwa, kandi rwa rumuri n'ubwami buri muri weho ahubwo ugomba gushaka ukimenya. None wamara kwimenya neza,
ukurikira inzira z'Uwiteka kugira ngo urusheho no kubera abandi urumuri. Ibyo rero nibyo bigufasha kugira ngo ukomeze usigasire ubusabane bwawe ufitanye n'Uwiteka, hato hatazagira umuntu wongera kuyobya na gato. Niyo mpamvu rero Imana uzi neza ko yonyine itagufashije, itagushoboje, ntiwakwishoboza. Cya gihe wajya kuvuga uti ndishoboje ibintu nabyikorera, waje kumenya neza ko ibyo bintu udashobora kubyikorera udafite Uwiteka, utari kumwe n'Uwiteka. Kuko iyo Uwiteka umubwiye twara, ndatsinzwe, ndananiwe, nibyo bishimisha Uwiteka. Noneho nawe akabona ko atari wewe wenyine wibwira ko ubyikoreye, ahubwo hari izindi mbaraga, ingufu zirenze iza muntu zibikoze. Ntiwirate imbaraga cyangwa intsinzi, ahubwo byose ukavuga ni ukubera Uwiteka, kuko uzi neza ko mu ijuru hari Imana. Reka nkubwire nti rero, uzi neza ko aho wihisha, aho uhungira nta handi ni mu mababa y'Uwiteka. Aho uhungira ubuhungiro bwawe ni mu mababa y'Uwiteka, mu ijambo ry'Uwiteka, ukagama mu iteka ryose kugira ngo nunasohokamo urunguru kureba iby'isi yose iri gukora hirya no hino, nuvuga ati no ibi ntago ari ibyanjye, aha ntago ariho ngomba kuba ndi, ibi ntago ngomba kubijyamo, kuko bihabanye kure n'Uwiteka, kuko wamenye imigambi yose mibi ya Satani. Noneho ugacukubiri nayo kugira ngo utiyandurisha bya bindi by'isi. Abantu bagutega iminsi n'iminsi ariko ntibabone ibyo bashaka, kuko wamenye neza imigambi mibisha ya Satani. Ibyo rero ubigezwaho nuko ukomeza kuba kumwe n'Uwiteka, uguma mu ijambo, wiga, usoma, usesengura, noneho ukavuga uti nanjye reka nkore ushaka Uwiteka ngumemo, hato ntazaba nk'abisi. Niyo mpamvu umuntu Imana koko yakosoye, Imana ikamukosora, ikamuvana mu binyoma, mu matiku, mu buriganya, mu mashyari, ubusambanyi, amayoga, amatabi, ibintu byose bibi by'isi abantu bakora, by'akagambane, iby'ubugome buhambaye bundi bwo hirya no hino. Umuntu wamenye Imana ikamukosora ubwe, uwo muntu ntabwo ushobora kumutera ubwoba. Niho twatangiriye, umuntu wamenye Uwiteka ntushobora kumutera ubwoba niyo wagira ute, kuko icyo muri uwo muntu rwa rumuri bwa bwami yamenye bumurimo we, ko yisobanuriwe uwo ari we, ibyo byose by'isi aba yarabirenze kure, kuko aba ari birebera kure, akareba iyo mitego abantu bashobora kuba banamutega mbere y'igihe bitari byaba. Abo bantu rero ni bo mugomba kujya mwegera kugira ngo babere urumuri, noneho muve muri uwo mwijima murimo, namwe muze mugakiza, kuko nicyo tubifuriza. Kandi Imana nta n'umwe yifuriza kurimbuka abantu, ahubwo nibo bakurikira Uwiteka bakarimbuka kubera kutamenya. Hosea 4:6, abantu banjye barimbutse kubera kutamenya. Ibyo rero warabimenye neza, ukabuzi ijambo ry'Uwiteka, kandi Imana yarakugerageje ukabona uko kw'Imana kumenya, nta muntu n'umwe ushobora kugutera ubwoba. Ibyo bintu birazwi, kuko ubuzi neza kuri mu nzira igororotse, mu nzira y'ukuri. Nkakubwira nti rero, mbere yo gusohokamo kandi warayike kugira ngo ibintu utabyihererana, bibera abandi urumuri. Kandi nzi neza ko namwe mukomeje gushakisha ukuri, mwiyandikisha amanywa nijoro ku bwinshi, ndabashimiye. Nzi neza ko n'abandi batariyandikisha barebe bakagenda gusa, ni nabo benshi. Nabo mwiyandikishe, muze ku ijambo ry'umwimerere, ubundi twiga ukuri, dushakisha kuri amanywa nijoro, kuko kuri niko kuzakubatura. Kandi wibuke ko ukuri kubohora imbohe. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyot.